kutagira umwete ubunebwe umwuka w'ubunebwe mu byo ukora haba mu byo biba icyo biba nicyo uzasarura ibi bintu akazi kawe ukora utegetswe ijambo niko rivuze utegetswe kugira umwete izi ntama Imana yaguhaye utegetswe gukora ufite umwete yarebaga ahantu bahinze kuva mu gitondo kugeza saa sita akabona ntibihura n'amasaha kubera ko nta mwete bari bafite uyu mwete rero Imana itugirire neza cyane umuntu udukurikiye waba uri umuririmbyi ukorana umwete dore bugiye kwira n'igihe umuntu azaba atakibasha gukora yego korana umwete umurimo wose w'amaboko koroherwa kuko muramanuka kwa Aburahamu mugakubita abahanuzi sha murya inka niyayo n'umutsima reba umutsima uri iyi nka shamura narya itekeshejwe inshyushyu utekereje inshyushyu rego umuhanuzi washonje ahanura amakuba n'izi saha bapfuye nk'imbwa oya tuvuge barapfuye ngo nuko babuze ibyo kurya babayeho nabi ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano kuri Eva Mama Leonel Imana amahoro wawumugisha kandi bishimirwa ko mu gihugu cy'Iteka Imana yanyu bahamuraho neza muraho amahoro y'Imana bane namwe kandi muyahorane tunejejwe nuko mutwemereye ko tuyobora ikiganiro hano kuri Eva Mama Leonel murakoze cyane mwisange abantu banezezwa iyo twakoranye ikiganiro Imana y'amahoro ibahumugisha nabo bibangamira muze kumbabarira nakanya gake ndajya mvuga mari ni uraza kuvuga ibintu byinshi kuko Imana yaramubwiye atasama nshiremo amagambo mu kanwa yazagutunga buriya rero hari n'igihe njya ndeba ibintu avuga inti none se kuba Marioneri Imana yamubwiye ngo asamura kire mu kanwa amagambo azagutunga nk'ubwiye umugirisha ari subugiriye Imana ishari aho kara kanyuzemo iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatandatu ya diaspora abantu mukunda Eva Mama Leonel abantu mwakoze subscribe hano kuri Eva Mama Leonel Imana ibahumugisha ibahe kuba mu gihugu cy'Iteka Imana yanyu ibaha kandi banezeze ibasetse mu izina rifite imbaraga rya Yesu Mama Leonel hari abantu ushimira uyu munsi ndashimira abantu bose twabanye dore tugeze ku mpera y'umwaka abakoze subscribe abantu bansuye mu rugo rwanjye abantu bangaburiye abanyambitse abantu bansuye mu bibazo runaka aba bantu ndabashimira cyane hari ibyo wagize hari ibyo nagize babigizemo uruhare babigizemo uruhare aba badukurikiye cyangwa ni bene wabo cyangwa se ni bene data wo mu murimo muri aba harimo bake ni bake ariko babigizemo uruhare bwo kumpa ariko aba bose aba bantu bose bankurikirana ndabashimira buryo umuntu ufata umwanya agatera agatebe akakumva akambara gutera mu matwi akakumva agenda agafata umwanya avuye ku kazi ati mbere yo kuryama ndabona hari akantu ka Mama Leonel kasohotse aba bantu ndabashimiye muri intwari yego Imana ibahereza umugisha ndashimira yego urashimira kandi ubuyobozi bw'itorero ryanjye rya DPR ndabashimiye kandi impamvu mbashimiye mbikuye ku mutima ndabashimiye none hasimvuze igitumye mbashimira ariko ndabashimiye kuba bakinyemera nk'umukristo wabo ubwo nshyize mu magambo ahinnye kandi ndi n'umukristo wabo nkaba ndi n'umukristo wa Yesu ndashimira cyane abaturanyi banjye hari ukuntu njya nkorana n'injoro nkasakuza cyane ariko sinumva hari umuturanyi uhamagara umuyobozi w'umudugudu ati hano muri uru rugo bari kudusakuriza akenshi hari igihe nkora ibiganiro n'injoro nkasakuza sinumva hari uhamagaye ati mumutubwirire ko ari kutuderanje Imana ibahereza umugisha ngashimira by'umwihariko umugabo wanjye twashakanye umpa aya mahirwe yo kwicara nkavuga ibya Yesu buriya avuze ati sinzongere kumva ubivuga akananshyigikira akansapotinga akanambwira ati jya wambara gutya tegura wateguye ndamushimiye kandi ikindi nanone muri by'umwihariko
ndashimira uyu munyamakuru wanjye umaze igihe aza kumfasha aba yikoza hirya no hino. Abantu bamwe nimuza kunsura ari mu kazi muzabibona, aba yiruka nkajya kuri mashini, agaruka ajya kuri kamera, agaruka aza kureba kuri telefone ko hari umuntu wihutirwa umpamagaye. Ndamushimiye ko hari igihe akora agakora n'ibirenze ibyo ibikenewe. Imana ibahereze umugisha. Rero narindi mu gushimira, nzagenda nshimira gake gake abantu nashimira sinabarangiza. Ubwo ngeze Nairobi nkagera kuri Nina, nkikoze Burundi nkagera kuri Francine, nkamanuka hepfo muri Canada nkazana Titi, nkongera nkikoza muri Sweden nkazana Kari, ubwo arahita amenya uwo mvuze. Imana ibahereze umugisha. Hari abantu bankoreyeho umugisha we, hari abantu ibiganza byabo narireyemo. Imana ibaha umugisha. Hari abo ntavuze kubera ko batabikunda, bambujije bati tuzajya tukurwana ariko ntukatuvuge. Ubwo numva ntakuvuza nyine nuko tubiziranyeho. Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Amasengesho atangira umwaka yo gusengera hanze bimeze bite? Numvise uyavuga cyane. Narayavuze cyane kandi kugeza igihe hazatangirira nzaba nkiyavuga. N'amasengesho ashingiye mu kugira ibintu turandura. Hari ibintu numva nshaka kurandura ku buzima bw'abantu. Kurandura ubukode, kurandura ubushomeri, kurandura ubugumba, kurandura kugumirwa, kurandura ibyaha byabaye nyongobeza bugingo. N'amasengesho arimo kurandura ibyo bintu ateye atya, no kwibera hanze. Iyo minsi 30. Iyo minsi 30 tuzaba twicaye hanze muri jaride. Umuntu uzabona uburyo bwo kuza yemerewe kuza. Tuzaguha nimero duhamagaraho, uzaduhamagara kuri iyi, duhamagara kuri iyi dushobora kuguha uzagukurikirana, ukaza ukaba wasengana natwe. Hari igihe bizaba ngombwa bamwe tukabashyira mu byiciro mu rwego rwo kurimita n'umutekano, tukabashyira mu byiciro. Hari nabo twashyira mu masaha bakaza mu byitwa nibature, nabo twashyira gusenga bagataha. Hari n'abazahaguma bakajya dukesha paka mu gitondo. Kandi aya masengesho kugeza ku witwa umuhanuzi, kuko turashaka kumva icyo Imana ivuga kuri ubu bwoko. Numva rero aba bantu tubana hano ari nkuramutima zanjye nibo ba mbere nyashakamo. Nimwe mwagumanye nanjye, reba imyaka maze mbicara imbere namwe mukankurikirana. Ndabashaka muri aya masengesho, kandi ku muntu wumva ashaka ko aya masengesho tuzajya tunyuzaho nk'isaha imwe cyangwa ebyiri zo kugira ngo dusengane nawe uri kure, ntuhombe. Utabonye uburyo utega akamoto cyangwa watse imodoka nguze, tuzaguha amahirwe ubikurikirane online, dugushyiraho nk'amasaha 2 dusengane pe. Dusengane tugusengera nk'uko bisanzwe ama live njyangira, ariko byo ni ibintu bisaba amafaranga kandi nzaba nicaye ntari kuyakorera. Burya ari ama live nakoraga mu minsi ishize, nandi nzakora nuko mba nagiye gushakisha amafaranga nkayakuzanira nkayaguha, kandi urabizi ko ndya menshi kandi sinakurenganya, warashoye nkurya menshi. Rero abashaka ko abantu ako kantu barakumvise. Rero abashaka ko bazakurikirana ayo masengesho tutari kumwe, bazaza n'amafaranga nyaguhe babikurikirane. None se ko banze no kungurira ibikoresho, ariko abantu mungurira bya bintu byose mwasanguriye n'ibikoresho, mukajya munkurikirana buri munota ntiriwe njya gukodesha no musore ko amafaranga nca yavamo ibikoresho byinshi. Kandi disimba njya mbona n'abandi mu bibagurira batanavuga ibintu biremereye kuruta ibyo mvuga. Ndanabibasabye pe, rimwe muzuzura umwuka wera mumbwire muti mwavuga ati ngiye kamera, abandi bati ngiye ziza mikrofone, abandi bati ngiye harya sinzi n'ibyo ari byo. Ubwo uzambwira, uzampa raporo mbaho ibyo ari byo. Ariko ngiye naguhaye ntuza ni miliyoni 3. Miliyoni 3 rwose zagukorera, zakugurira ibikoresho byose, ariko ugasigara nawe utunganya studio gukoreramo. Studio nzayitunganyiriza. Rero miliyoni 3 ruguru kumva ni harimo kamera na machine na sound card n'imigozi n'amatara.
byahita bivamo kandi si menshi pe, nta nubwo ari menshi kuko hari na kamera za miliyoni 6. ubwo dufatiye ariko nako kuriya iriya kamera nari ndimo nkwereka nyine byahita bihuriramo, cyangwa se umuntu yabona yuko bari kumubeshya akagura mashini ya i7 akabigura akabyohereza i7 generasiyo ya 11 akatugurira, mbese muri make ni kamera ya Sony. Kamera ya Sony nini, zino zigira amarensi. Hari kamera zitagira amarensi, zino ntabwo ziba zikora neza. Hari mashine ya i7 ariko generasiyo ya 11. Ayo makamera akitwa, nze nkurebera izina ryayo ukuntu yitwa, aramutse yayibonye. Yego waba uri kuvuga ariko nta kibazo. urumva bagize gutya bakanabigura, sinazongera no kuvuga ngo umuntu ngo anyishyuza aya ngo akeneye aya, iyo ndirimbo yavaho. Yitwa Sony Camcorder HC akanyerezo X 1000 18.91. Izo kamera guhera muziri mu bwo bwoko abaza amakamera bo bahise barabyumva cyane. Ibihumbi $3 cyangwa $3 oya ni 2. Noneho ikindi gihumbi kigasigara kigura utundi tuntuza umuntu agenda agira, agenda avuga ati twakwiye. Waravuze miliyoni 3, ubwo ni ibihumbi $3 cyangwa miliyoni ibihumbi $3 byabikora cyane. Hamwe n'ibyo rero, ahubwo hari ikintu umuntu yibaza. Muri aya masengesho yego, muri aya masengesho hari igihe umuntu yavuga ati ngenda kwishyurira live, ahubwira ati live y'ukwezi umukameramani wamushyura ngahe. Hari abantu baba bashaka ibintu nabyo uzabitekerezeho, niba wenda uzabivuga cyangwa se wabimubwira aramutse aguhamagaye, ariko abantu ntibaguhamagare. Nampamagara nzabimubwira. Ikindi hariho n'ikindi n'urundi ruhande natekerejeho rw'umuntu washaka gusengerwa mu rundi ruhande, wenda rwise VIP naba ntibivugitse neza. Hari umuntu utaboneka by'umwihariko, hari umuntu utazaboneka online, hari umuntu utazaboneka ngo agere hano, ariko akavuga ati jewe iyi saha nibwo mboneka kandi itandukanye na online yawe, ni saha online yawe ya live. Iyo saha rero uwo muntu, abo bantu nabo nabatekerejeho, nzafata umwanya wo kubasengera kuri telefone, ariko gahunda nuko nyoherereza internet, kuko nababwiye ko nzaba nicaye iminsi 30 ntakora, kandi mu minsi tumaranye murabize ko ntajyana nasaba, ubundi genda umuntu unitunga unikemurira ibibazo. Ariko muri uko kwezi nukuri pe muzabinyamurira, muzangurira n'amazi mwe kugira ngo ntagira isereri. Nukuri nzajya nsomaho uko mvuze, nsomaho umwe muri mwebwe, ubundi umwe muri mwebwe azayagura. Kandi reka nkubwire, nubiba mw'iby'umwuka ntubibe iby'umubiri. Shano kuri kw'Imana. Rega hari n'ikintu gitera umwako mama Lionel. Buriya no guhora nka gutya. Guhora winjira mu rugo rw'umuntu ujya gukonsoma gusa, we nta kintu bagukonsomaho. Ibintu bitera umwako. Jyaho mbisobanukiwe. Urabivuze nibuka umuntu umwe wigeze kuba ati umuntu agusuye ntacyo akuzanira, ugategura ameza akarya, atabakwibye. Abakwibye icyo ni kimwe. Icya kabiri burya bahavanye n'umuvumo. Ubundi umuntu akagiye keretse ari umuhanuzi warabyemerewe, kuko kwa Aburahamu barabakire basiga bahanuye. Umuhanuzi wabihekenya ahita ahekenya imbaraga zo kurwanya. Reka itonde gake. Uyu muhanuzi usagiye yikoreye ubusa, kandi agiye yikoreye ibyiza, ubwira ubw'Imana n'amabanga y'Imana. Uradi rero ntago yigiye yikoreye ubusa, ahubwo agiyeyo ntahanure. Nawe ababiri ntahanuye ntabwo yandengana umuryango. Nakira umuhanuzi akicara ku meza yanjye, nateguye ibiryo harimo n'inyama, kuko abahanuzi n'inyama rwarahise, akagenda adahanuye ntabwo nakingura umuryango ngo ataha. Reka uyu munsi wa noneho agaseke kacu tukabumburire. Hano hari umuntu
tukabumburire mu mubwiriza tukabumburire mu mubwiriza yego utiki mama Lionel igice cya 9 umurongo wa 10 umubwiriza hagera umva ijambo rihari ukuntu riryohereye hari ukuntu ijambo riryoha hari n'ukuntu riza ryaryohereye haravuze ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe ukorana umwete iyo ni kuko niyo nshaka ko tuza no kuvugaho cyane kuko ikuzima aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona haba no kumenya cyangwa ubwenge ijambo nshaka ko tuvuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe ukorane umwete aha ndashaka ko tuza kubwira abantu ku ijambo ryitwa umwete abantu bafite umwuka wo gukururuka wo kuzetuka wo kurenduka w'akanyamasyo dayimoni w'akanyamasyo ndashaka ko muza mukinjira muri iri jambo ndashaka ko muza mukicara muri iri jambo ukaryama muri iri jambo yewe muntu unkurikira ukanankurikirana igira hino tuvuge ku kintu cyitwa umwete dusezerera ibintu byo gukweduka dusezerera ibintu byo gukora gusodoka gukururuka gira hino uze tubisezerere mu izina rya Yesu bajyaga bambwira uburyo akanyamasyo ngo gakururuka gashobora ahantu hangana na metero gashobora kuhagenda iminsi 2 ariko kakaba kazi ubwenge kakagira protection kakwikanga ikintu kikiye kuza ngo n'imodoka igace hejuru ntigaturika gafite igikono gahita kazamo kagenda gakururuka gasodoka mudayimani w'akanyamasyo rero waryamaga ukarota akanyamasyo Imana abaga ikugaye ubunebwe iyo waryamaga ukarota akanyamasyo Imana abaga ikubwita mwana wanjye uri umunebwe pe ubwo Imana abaga yagusuye akweretse ko uri umunebwe Imana itugirire neza cyane hanyuma rero ndashaka ko tubihuza n'uyu muririmbyi waririmbye ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru umwete ni courage mbega umwete bura mu gifaransa ni courage kugira courage kugira umwete ibintu byose uriho ukagira umwete kambatera inkuru ku mugani w'abarundi atireka ndabatera inkuru imwe twigeze kujya gusura umumama utaragiraga umwete mu bintu bye byose yarakwedukaga maze ngo ategura ameza twahageze ategura ameza tugera hafi yo gusezera nta tuganirije ntituriye yateguye ameza nk'amasaha 3 kandi ubwo ngo twahageze ibiryo byahiye ariko ategura ameza amasaha 3 atari n'ibisorori na 20 byibuze ibintu byose agenda gake uyu muntu udafite umwete ntakenewe nutagira umwete umurimo wose werekejeho amaboko ukorane umwete kuba ukiriho kuba uri umuntu umwete dayimoni w'umunebwe turaza kumwica wasanga muri uyu mwaka hari abantu benshi bagize ibintu batageraho kubera iki kubera ko nta mwete bagize ubundi umuhanga abyuka kare akaryama atinze kandi umuhanga iyo ni karagiteri z'abadamu burya abadamu bashobora gukora ibintu 5 umunsi umwe ubwo umugabo ashobora gukora ibintu 2 umunsi umwe bukira atabisoje uyu mwete hari ukuntu umwete uhaza nyirawo umwete uhaza nyirawo kugira umwete kugira courage Imana imfashe umwuka wera akongorera icyo yashatse kukubwira kuri iri jambo ryitwa umwete ubu hari abantu bagize ibyo barata muri uyu mwaka kubera ko nta mwete bari bafite nzi abantu benshi birukanwe ku kazi kubera ubunebwe nkanjye ngira abakozi nkoresha mu rugo ariko mbona nta mwete ugira nta courage ugira ndagusezerera rwose ndagusezerera na mama gihingisha hari abakozi yajyaga yirukana kubera iki yarebaga hano bahinze kuva mu gitondo kugeza saa 6 akabona ntibihura n'amasaha kubera ko nta mwete bari bafite uyu mwete rero Imana itugirire neza cyane umuntu udukurikiye waba uri umuririmbyi ukorana umwete
dore bugiye kwira ni igihe umuntu azaba atakibasha gukora. Yego, korana umwete umurimo wose w'amaboko yawe. Abakozi b'Imana bagenzi banjye, dore bugiye kwira, nta buterabwoba ariko nzanye, dore bugiye kwira ni igihe umuntu azaba atakibasha gukora. Yesu yigeze kuvuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwamamagaye hakiri ku manywa, kuko hari igihe bwira, hari igihe umuntu aba atakibasha gukora. Ndebera nk'umukobwa utarakoranye umwete ngo agire ibintu abazwiho imbere y'Imana n'imbere y'abantu, ejo bundi washaka indi ikagugwa nabi cyangwa umugabo akakubwira ati kugenda ntibyemewe. Hari ibintu utakoranye umwete, hari ibintu utakoranye umwete. Hari abantu b'abanebwe ku buryo hari abirukanwe mu kazi kubera iki? Badafite umwete. Ibintu byose nta mwete, nta mwete, nta mwete. Ibintu byose kugira ngo azagere no ku isaha y'akazi ahora akererwa, ugasanga nta kintu yakoze uretse kubyuka akajya muri dushe. Mana yanjye, uzi ko abo bantu babaho? Buri gihe agasinya nyuma y'abandi yakererewe, buri gihe akaza asesera. Ubwo abo ni abakozi. Ariko ntabwo nashyiraho ba leta, kuko ba leta bo bagira umwete. Muri leta ntiwazana ibyo. Se tuvuge nanone aba prive. Reka tugire abakozi, twivugira abakozi. Ugasanga aho asinya saa 2 iminsi yose bigaragara ko hari iminota irengaho cyangwa myinshi. Nimba nta naho asinya, araza asesera. Nimba ari n'itabura yambara, nimba ari n'umwenda w'akazi, arashyiramo vuba vuba, yububa kubera iki? Aho hagereye kandi nabwo kareba ikintu akoze, kareba imyaka umuntu amaze ku kazi n'umusaruro kabibura. Kareba imyaka umaze mu byawe, uko hari umuntu utagira n'umwete mu bye. Ndabazi. Atagira n'umwete mu bye. Yego, ugasanga ni umusore gutereta umukobwa kugira uwo bazabana, ararenduka. Kandi bene aba bahora batereta, bameze nk'utusekurume, ntafata umwanzuro, bameze nk'utusekurume tw'inkone, udusekurume dukonye, duhora turindishiriza. Ubwo nararagiye, turaturindishiriza. Umushumba w'ihene, bamwita umushumba. Ni umushumba w'ihene, ni umushumba w'inka, ndetse n'ibimasa cyangwa se ibimasa bikonye bihora birindishiriza bya bimasa bidakonye. Yego. Ugasanga umusore aratereta arenduka, ku buryo iyo uganiye n'umukobwa uratereta bagakwa. Uko umukobwa agira muri mood y'urukundo, hahandi yumva urukundo ruri kumwakamo. Ndakeneye itariki y'ubukwe. Akeneye itariki y'ubukwe. N'itariki ya civile, itariki uzajya kumwereka mu miryango. Mu by'ukuri uramukunda pe, ariko urarenduka, ariko kandi nta mu muco nyarwanda nta mwari ufatiye mbere ngo abwire umuhungu ati nashize. Kandi ariko basigaye babivuga. Ariko burya kugira ngo bishiriramo ntiwabivuga. Yenze umukobwa yabwiye umusore ati rero yewe ububona nanze abahungu bose kubera wowe, gira urivuge. Gira ubivuge. Ubwo uwo nyine we byibuze ateretanywa agashiramo umwete mu guteretwa kwe. Noneho aba basore rero badateretana umwete, akenshi cyane bisanga abakobwa beza bari bafitwe n'abandi. Hagahita haza noneho ufite umwete, agasanga wa musore utagira umwete yashyuhije umukobwa bitewe n'ikigero cy'urukundo ariho, akabona ufite umwete batari banakwiranye, ariko umwete azanye, umukobwa akisanga asanze ari mu rukundo cyangwa se ari mu bukwe n'umugabo atigeze akunda, ariko hari undi warendukaga cyangwa se ugenda nk'akanyamaswa. Asezeraye akavuga ati umutima wanjye yarawutwaye, ndetse imimerere n'imyiterere yaruriye, atariko bitewe n'uko arenduka singiye gusazira kwishyiga. Ese bundi nk'uyu musore we niyo agiye kwaka akazi se kakandi bamuha, akajya ahanagura ibirahure urugero nk'umunsi wose, nimba ari umukirina akajya akoropa icyumba kimwe umunsi wose, ryakweduka ryasodoka ryaki, akubanze nako ntabwo ari ubanze. Imana yangabanebwe ku rwego ivuga yuko bene abakorana umwete bazaba imbere y'umwami, batazakorera abagufi. Haleluya. Umuntu ufite courage azakorera abantu babame, ntazakorera abantu bagufi cyane. Uwo abashakishwe reka
yego ku buryo ashobora gukorera amashanyarazi n'insinga zayo n'ibicyarimwe. Imana iduhe kugira umwete. Yego. Imana ifasha umuntu wese udukurikiye yumva uburyo twamutumwe ku buryo ku murongo wa 29 bice 22 haravuze ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye bene uwo azaba imbere ku mwami ntabwo azakorera abagufi. Aleluya. Umva abanyamwete azaba imbere ku mwami. Yego. Babandi bagabirwa babandi bazamurwa sifa kwa bwana babandi nyine babona promosiyo babandi bongezwa umushahara babandi babona ibyiza hakiri kare babandi mbese hari ubonye uwo bene uwo ntabwo azakorera abagufi. Ntabwo azakorera abagufi. Yego. Azaba mu bami. Azashakishwa. Uwo n'ibihugu biramushakisha. Yewe. Uwo n'abantu baramukunda. Uwo aravuga bati kanaka iyo mwicaranye byonyine kwicarana naho kumva ibitekerezo bye uba wumva ntabwo ari mu bagufi, afite ibitekerezo by'abantu. Nibyo. Hari umukobwa najyaga mbona muri buri bukwe rwose ubwo natashye nkamubonamo abantu rimwe baramaze atari kose we wabaye nka fanta ko arizo zitabura mu bukwe, ariko ndangije mbona ikintu gituma bahora bamuha muri service bamakazi yakoraga service. Yego. Mbona ikintu gituma bamuha akazi azi kubangatana ikesi ya fanta akabaciye mu bakwe n'abakazana icyarimwe akabagiye kwanduriraho amavide abandi batabwa abandi bari kwisiga fondote harimo aranyura amatoragura harimo arareba ibyagiye ibintu byose abagira agira afite umwete afite courage. Aba bantu rero batagira umwete abanebwe nabonye Imana itagira bifashisha kuko mu bintu byatumye Imana ikorana na Eliya no kugira courage. None se Mama Leone Imana ibwiye ab'isi ngo iki? Irababwiye ngo nuko data arakora nanjye ndakora. Yego. Ibi babwiriye iki? Nuko bavuze yuko akijije umuntu ku isabato. Nyine ab'isi bafite system bubaka n'abanyamadini bafite system bubaka. Yego. Ariko ubundi abana b'Imana ubundi Imana ntiruhuka. Wamuririmbye sari yaryama twashira aryamye twashira nukuvuga ngo numukozi nuvuga ngo abanebwe nabahe simbacire hiteka ariko abakozi bakora pe kandi bagakora ibikwiye aba nibo bana b'Imana. None se wa undi wafashe imwe akayitaba si yari umunebwe wafashe ebyiri akazigenza isi yavuze ngo ngwino mu munezero wa data kandi abanebwe ntibatana n'amagambo ngo narenze kuri umunyamwaka. Abanebwe baravuga ngo henga nsinzireho gato nihwiture. Wa munyabutewe wasanze ikimonyo ukareba uko kigenza ko kitabika ibyo kurya mu ki kugira ngo bitizabiye. Kera mama yigeze kumpa story ariko ashingiye ku bunebwe nari mfite kuri icyo gihe ariko ntabwo ari ubunebwe ko muteri ye numvaga barimo bampingisha ariko guhinga atari demene yanjye. None turicara dukora inama mu rugo ndavuga nti yewe ababaja musiga hano mujye mubajyana guhinga je nsigare mu rugo. Yewe numva muri gihe handi ibintu byo gucumaca umutono mu rugo amasuku kwegeranya ibintu guteka. Araza ncira umugani rero w'igikeri n'umusambi. Igikeri ngo umugabo ngo byari bifite umugabo umwe ngo umugabo ajya guhaha ariko ngo igikeri kimenya ko umugabo azamara igihe kinini ataraza ngo gitangira gukorana imbaraga ngo umugabo atazaza akagwa mu rugo rurimo inzara. Gitangira guhunika ibishyimbo ngo cyarahunitse amashaza kirahunika inkori kirahunika ibinyobwa cyarahunitse pe. Noneho umusambi nawo ngo ukajya ubyukira muri miroire na fondote muri miroire na eponge ukirirwa muri aya ngaya narembye ngo ni burya musambi ngo niko burimo vuga kwakundi burimo hiba nashokoje narembye nashokoje ndashaka kuvuga ibintu biranga abanebwe n'iherezo ryabo. Narembye nashokoje narembye. None igihe kiragera ngo umugabo wabyo arakomanga atashye ahera kwa musambi ku mugore mwiza nyine ba musambi baba ari beza. Yego. Aherayo naho musambi
aho mwagiye se byabaye amahoro akazi kagenze neza umugabo ati natwe turaho urabona tudasa neza urabona ntaragize mu nda zeru kutambwira se ko inzobe yatse kutambwira ko amaguru yanjye ari meza kutambwira ko amaguru yanjye ari meza ndambwira ko mfite taye nziza urabona ntarabaye mwiza umugabo ati narimbye nashakoje ngo bugorobe umugabo abona nta gacyayi nta kwakirwa ntaki arangije umugabo ngo amanuka agace atereka njye kwa Gikeri nawe kumusuhuza narimbye nashakoje umugabo ageze kwa Gikeri ya papa kurya kigira amaga kiba cyakubaye arangije Gikeri turaho umugabo mwiza ubona arakwiteguye imyaka umaze udahari dore ngibi bishaza ngibi nkori nagiye mu murima w'abandi nkajya niba urabizi ko ntahinga ariko ndingegera ndiba dore ngibi narahunitse ngizi nkori naraguhunikiye narakwakiriye umugabo icyo yakoze yese aguma kwa Gikeri ntiyagisubiye kwa Musamba banarimbye mwaba mwumvise icyo mwuka bwiye amatorero banasokoje umurimo wose werekeje amaboko wawukorana umwete mushyira mu mwete mugira umwete mu kazi kose mukora uzi uburyo hari abantu bamwe banze gutanga umusaruro mu tuzi bakora ugasanga umuntu amwohereje mu muhanda gucunga umutekano ahubwo bikarushaho kuba bibi ugasanga umuntu bamwohereje kwa muganga batejya kuvura abaturage mu kandi kanya bati umuntu arapfuye batese ko umwuka wari uhari muri bomboni binini ko byari bihari n'inshinge ziziki ati barangayeho gake ariko Imana ishimwe iki kibazo cyaracitse cyari cyugarije isi ugasanga umuntu apfuye mu buryo butumvikana indwara yamenyekanye ibiki byamenyekanye turashimira Imana iki kibazo cyakemutse erega cyakemutse bigoye ariko cyarakemutse turashimira Imana kera byigeze kubaho ndashimira leta y'u Rwanda yakosoye icyo kintu nticyanahinguka hano ubwo mba erega ngenda henshi ndi nyirabagenzi ngenda henshi hari ahantu hamwe ujya nko mu bihugu runaka wakwinjira ukabona hari ibintu byo gutinda mbese ugasanga hari abantu byose biratinda abantu batagirana badakorana nta mwete n'umurongo ariko ndashimira iki gihugu cy'u Rwanda cyane cyane umujyi wa Kigali nigeze kujya gusaba ibyangombwa bimara igihe kinini ariko bati ibi bintu byarakemutse mu minsi 30 biba bibonetse turi mu minsi 30 turi gukora ubutabazi bwihuse mu minsi 30 umugabo na kamesaje ati cyangombwa cyanditswe nyirabagenzi Ayisa n'iryo mugabo Jean Paul cyabonetse mu minsi 30 uwo si umwete iminsi yose ibintu bitari mu mwete birapfa impamvu ubona abantu benshi cyangwa se bamwe reka ndeka kuvuga ku bihugu cyane niyo mpamvu usanga ahantu henshi hatari ikintu cyitwa umuvuduko wo gukora ingwa nyinshi usanga zasubiye inyuma bitewe n'iki n'abanebwe bazibamo hari abagore baba ari abanebwe batazi gukora babyuka saa 6 hari abagabo baba ari abanebwe birirwa kuri WhatsApp ntibabyuke ngo bajye gukora akakubwira ati reka bambwira ute se washatse nakubuye datereka reka Imana yambwiye ko Imana yambwiye ko ko atari ko bizahora ategereza uteka si urwo rupfu abahanuzi bapfa ariko ni nabyo urugo rukeneshejwe nuko nta mwete ariko ni nabyo abahanuzi burya ntago mwemerewe kujya kuvunika kuko iyo muvunitse umwuka bavamo uwo mwuka akorana n'imbaraga zo gutera urugo uwo mwuka wera akorana n'imbaraga zo guterura se oya ahubwo akorana n'imbaraga nyine zo koroherwa kuko muramanuka kwa Aburahamu mugakubita abahanuzi sha murya inka niyayo n'umutsima reba umutsima uri iyi nka shamura narya itekeshejwe inshyushyu ariko umuhanuzi washonje ahanura amakuba none se mama Leone urumva weho ubwo wakora ute iyo nda ntiwigendana wa undi ntiyagendanye iminsi nese Paulo somanuze mugenzi wacu ko avuze ngo udakora ntakarye kuki atavuze ngo utarya ntagakora erega Paulo impamvu nuko hari ahavuye ako Paulo nawe turamushimira nta bunebwe yari afite nta burego yari afite kubera ko nubundi aho yari avuye nubundi bari bakora cyane erega buri muntu wese aguma ko yahamagawe ariko uzi ko ari byo no hamagarwa uvuye mu murima uzakomerezaho reba umugabo hamagarwa nk'inzoga uzajya uyinywera mu biro oya
ubu uzi ukuntu uzabigenza uzahiga abanyenzoga niwo uzabwiriza abanyenzoga kuko uzababwiriza uzi icyo ubwiriza icyo ari ingaruka zayo ubabwira uti dore nari umusore nk'inzoga gutya na gutya ariko ubu mu ndebe ubwo uzakubitamo isukari tubone nyine ntamagara gukata umuziki nugera no mu nzu y'Imana uzatamba nagupenda sinyora uzarikaraga ibuno niba urifite niba nta buno ufite uzunguza umubimba nyine wiyereka Imana ariko abantu ntibagira umwete reba Elisa umugabo bita Elisa yahamagawe ari umuhinzi yari umukire kuki bagiye kujugunya igiti mu mazi kuki ishoka iguye mu mazi bakajya gushakisha Elisa bagashakisha Elisa kandi ku bijyanye n'igiti kuki ashakishwa ahantu hakomeye bazi ko nyine ibyo bintu nyine impamvu babivuga ni uko ibijyanye n'amazi n'ubutaka n'ibiti abirambyemo na Samusoni kandi wabo barabahinze avoka mu muryango uhinga marayika babonekeye bari mu murima none Samusoni ngaha turebe Samusoni reba ukuntu ari umukurajeri ni igikurajeri cyari ingana reba ibyo cyagezeho kubera kuba umukurajeri hako abantu genda shaka guhangana n'umwuka w'ubunebwe ndashaka kwinjira muri uriya mwaka abantu bafite courage haba mu buryo bw'umubiri mukore haba mu buryo bw'umwuka mukore abantu ni mukore ntabwo rero ibi bintu bihuzwa abari mu mwuka mushyiremo imbaraga abari mu mubiri mushyiremo imbaraga icyo kintu aho uvuze neza umuntu wese uzinduka ajya gukora ajya gushakisha ashyiremo imbaraga n'umuntu usenga ashyiremo imbaraga ntazetuke ikintu kirabira gusa urakizi ni ugusenya ibicaniro bya Bali kuko hari ibicaniro bya Bali byitirirwa Imana nzima noneho abakora bikarya na ba bandi basenga nabo byose ibyo bakariye muri ba bandi bakora bikarirwa n'abakorera ibicaniro bya Bali noneho rero umusaruro mbumbu ukaba mukeya mu bakozi b'Imana kandi ndakavuze waca wumvuka hari abantu bitwa abanebwe se mpavuze kugira ngo abantu batahamenya oya ndahazi ni Butare nyina ku muri urwo rugo ndazwi ko ndo umunyabutare kandi koko nta biranagaragara niyo nka nuri tubonaho mvuka bari abanebwe babyukaga bota we ugasanga mu gitondo bacanye umuriro bakikije umuriro nk'aho habaye ibyago mama nkamubaza se hari ahantu kukibahora bota ati nimbwa tibura nimbwa kugeza kuri mama babyara nura mugabo ubyara bari abana ati nimbwa nabanebwe ntabwo bazi gukura amaboko mufuka bahorana imbeho nese bigeze bapfa cyabana neze saha bapfuye nkembwa oya tuvuge barapfuye ngo nuko babuze ibyo kurya babayeho nabi bisobanura ko umunebwe bisobanura ko tubwira abantu yuko impamvu abantu benshi bariho nabi ni ukubera ubunebwe kandi no mu mwuka impamvu ubona abantu bariho nabi bahura n'ibyabo rani intege nke n'abanebwe ntibasenga ariko gusenga biravuna mama Leone ni gute umbwira ngo ugiye kumara ukwezi utuye mu gihuru ntari impyisi kandi noneho hariho matera nziza aya n'uburire ndyamaho bumeze nk'ubwo kwandesa ubwo keretse ubu tubwiye ukabugereranya n'ubwo ariko ni bwiza buraruta ubwo muryamaho oya aho hantu nanjye simbyemeye ahubwo ni bwiza ku rwego rwawe nk'umuhanuzi noneho ibaze kuba ngiye kwicara mu gihuru gusenga biravuna abantu bagashaka ibisubizo batabivunikiye batakizemo umwete kugira ngo babone ibisubizo by'Imana erega burya baranavuga ngo iby'Imana birya barambirije abarambiwe batashye ariko usibye ko turi kubivuga nk'ibiganiro no munyarwanda aravuze ngo kuri gushirira mu biganiro yego uyu muntu nambabarira kumva ikintu Imana yashatse kuvuga arakura amaboko mu mufuka akore nimba warahisemo kuba umuvuga butumwa waranze gukora ngo hari nabi Imana ibuza gukora usibye ko ntajya mbyemera shiramo courage usome bibiri unayige mama Leone Imana ibabuza gukora ntabwo mbizi umva ikintu ibabuza gukora ibaha icyo gukora kuko nabo ni abakozi ntabwo bicara kuko ibyo nizi birantunze ibigisha ikintu bajya bita ijambo ry'Imana ijambo ryayo akaba ari byo batungisha abandi nabo bakabatungisha ibyabo ndabyemera ariko ushobora gusanga mu rusengero ari umuntu umwe yabujije gukora cyangwa se babiri baba benshi ntibarenza barindwi
ese Imana igibuza umuntu gukora yewe ujya imubuza byatewe n'iki byatewe n'iki mushakamo kuko ntabwo uzambwira ngo umuntu azamenya ihinga kandi ari muri Amerika ari kubwiriza bene aba bantu Imana ibuza gukora ntiyanaguhamagara ngo ndaburaye ahubwo y'ubwayo irakubwira ngo mfatira unjyanira kwa kanaka umuntu navuga ngo Imana yamubuje gukora akakuguza akaguhamagara ubu uzamubwire ufata isuku ujye guhinga aba Imana ibujije gukora nabashakira icyo ku mibereho yo kubaho icyo kintu cyo nemera gusa nemera ko yabuza gukora pe ahubwo iti wowe ndakubuje stop ariko bikagaragara ko nawe ari smart Imana yamuzi imuhemba iramuhemba uyu rero nawe yabujije gukora akaba yarahisemo kuyikorera nashyiremo umwete mu byo avuga no mu byo akora hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye bene uwo ntabwo azaba imbere ntabwo azakorera abagufi azaba uw'imbere ku mwami bishatse kuvuga iki mama uvuga ngo uyu muntu Imana ibujije gukora umva umwana we ariga telefone irasona ikamubwira ngo Imana irambwiye ngo umwana wawe murihire kaminuza yose undi ikamubwira iti Imana irambwiye ngo nzane umufuka w'isukari mu gihe iki telefone kiva irambwiye ngo nzane umufuka w'umuceri mu gihe kiva noneho Imana ikamugendera mu nzozi ikamubwira ngo ibyitwazo byahavuye hakaboneka n'abamwambika n'abambika umugabo we ikamubwira ngo ibyitwazo birahavuye ngira muri Amerika uri amarira y'icyumweru ibwo to the suite ahita haboneka umuntu booking akanishyura yego naho ni Imana nikubuza gukora uhita ujya mu murongo wo kwikuvura ikibazo ifite ngo ninde natuma yego ugahita uvuga uti ni ndahari kuko nyine nibyo nkora niko kazi kawe niko kazi ka wikwirirwa uvuga ngo ninde kandi mari arakoze Imana kuki wowe ushaka kubaza abantu ngo ninde kandi mari si wambujije hari ikindi wanciriyeho gukora wanciriye kuba umuhanuzi uhanura amahanga ariko Imana igiye ibabuza pe tubyumve kimwe nk'abana b'Imana hatanagira nabo tuyobya barumvise ijwi ry'Imana abumvise ijwi ry'Imana gusa hari n'abumvise ijwi ryabo yego bakabyitirira Imana bakabeshyera Imana aba bantu bariho nabi barangwa n'ibintu bitatu ikintu cya mbere ni ukwisikora kugira ngo babeho icya kabiri ni ukwitumaho bati aho Imana itabatumye konkoreshe yamvuga ni Ikinyarwanda nyine batubabarire no kugera kujya Imana itabatumye ukabesha kwigutumye yego kugira ngo ukunde rya zina ryawe kanavuga n'amagambo itagutumye uti mwuka mbwiye gutya yego ikintu cya gatatu kiranga bano bantu abo bantu barazahaye ni inzahare bagendana n'umuvumo wa wundi uvuga ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu ninde warwaye ninde warwaje ninde wirukanishijwe umwana ku ishuri ninde usanga ari bo bano bantu bibariho kubera iki banze gukora ngo babeshyeye Imana nabo ibasheshengesha kubarinda no kubagirira neza ibintu bikomeye mbabarira menya ariyo mpamvu abantu bo kureva amamarioneri banyanga oya ntabwo abantu bari hano bangana iki kintu cyitwa gukururukka iki kintu cyitwa kutagira umwete ubunebwe umwuka w'ubunebwe mu byo ukora haba mu byo ubiba icyo ubiba nicyo uzasarura ibi bintu akazi kawe ukora utegetswe ijambo niko rivuze utegetswe kugira umwete izi ntama Imana yaguhaye utegetswe gukora ufite umwete nutagira umwete mu nzira y'Imana nawe ntuzagera mu ijuru reka nkubwira kandi kantu mamarioneri ntabwo abacireho iteka amamarioneri muze kumwumva neza ngo nutagira umwete ntabwo uzajya mu ijuru kuko iyi nzira irarurije bene data mwitanga dushyigikira iryo jambo ko batazagera mu ijuru inzira iraruhije mwitange mutazananirwa mukigira gute mukigenda ijambo rishatse kuvuga ngo iki rishatse kuvuga ngo buriya hari ibintu bibiri bijya bibaho mu bana b'Imana ikiza cy'umwete burya uzi yuko umwete wose ugira Imana iwubaramo umurimo w'ingororano ngo nzaha umugisha
buriya ntabwo wavuga ntuza utagira akabaraga. intuza nicyo ubwo umutsima uvugiramo umutsima wawe, kandi umutsima ikibo cyawe nticyajyamo umutsima utarahuye na rya jambo Imana yavuze ngo muziyuha kuya kugira ngo mubone umutsima wo. nzaguha umugisha w'amajya n'amazi, nuko washyizemo imbaraga zo guhaguruka ukajya mu rugo. uyu munebwe yaburanye n'uyu mugisha w'amajya n'amazi. amajya n'amazi ni ikindi nuko ugenda ukanagaruka, niko Bibiliya ivuga. niko birivuga. nzabaha umugisha w'amajya mbahe n'uw'amazi. iyo utagira aho ujya ngo unagaruke hari umugisha uburana nawe. yego. nzabaha umugisha wo mu gihugu. iki gihugu kirimo uburyo bwo gushaka uburyo ukagira umugisha, ntabwo uzakwizanira, birasaba gukura amaboko mu mufuka. icyo ni ikindi. nzabaha umugisha wo mu mudugudu. mu mudugudu aho utuye wahabonera akazi. hari abantu bagiye baburana n'umugisha kubera kwibera ahantu hamwe. Imana itugirire neza cyane. ndumva twageza ku musozo, ariko message iratambutse yo kubwira umuntu nkurikirana buri munsi ko ugomba kugira courage. intege nke twagize muri uyu mwaka, ubunebwe twagize, ibintu nk'ibyo byo gukora gahoro, courage. Mwana w'umunebwe ku ishuri azana amanota make kuko yagize ubunebwe bwo gufata note. hari umwana utinya note kabisa, hari uburyo byuzuye ikibakumva akumva reba uwaho igicera tumfatire note, kandi namenye ko mu gufata note uri kuzifata uba urimo na bloka. ubwo ugiye kubibika mu ikayi, ntabwo ugiye kubibika mu bwonko. umwana w'umukurajeri, umwana utari umunebwe abika mu bwonko, ntabwo abika mu makayi gusa. Imana idufashe cyane. ubukererwe bwinshi bamwe bagize babutewe no kutagira umwete. Imana ibahe umugisha. nagira ngo dusengere ubu bwoko budukurikiye kandi budukurikiranye. Witeka amanura imbaraga nshyashya mu bintu byose muri gukora, byaba iby'umwuka byaba iby'umubiri, yongera imbaraga zituma mukorana umwete. muri ibyo yararimbye ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru. mu nzira y'Imana gira umwete, mu nzira y'akazi kawe gira umwete, mu nzira y'akazi ka bosi wawe gira umwete, mu nzira y'akazi k'igihugu gira umwete, mu nzira y'akazi wihimbiye gira umwete. Imana itufashe kandi tugirire neza. Mana ishobora byose, dushimiye izina ryawe ryera, uri umwami w'abami. tugushimiye kubana natwe buri gihe. Urakoze Yesu. iri jambo uyu munsi hari abo waritumweho, hari abantu waritumye riducamo kugira ngo ribagereho. hari abantu bamaze igihe barayobewe aho baguye, bamwe bisanze koko barakoresheje ubunebwe, abandi imirimo bari gukora iminsi 3 bayikora ukwezi. Mana we, urashaka ko muri ino minsi twinjiyemo abantu bagira umwete n'imbaraga, courage zo kugukorera. ngushimiye kubana natwe. sohora indwara mu mibiri y'aba bantu badukurikiye, sohora intege nke mu mibiri y'aba bantu mu buryo bw'umwuka, sohora impumyi zifite amaso, sohora n'ibipfamatwi bifite amatwi, niko ijambo rivuga. ongera usuka imbaraga n'ubutwari. nicyo cyatumye ubwira Gideyoni ngo wamunyembaraga we, ugira n'ubutwari, genda urica abamidiyani. Oh haleluya. abantu mbatuyeho kugira imbaraga mu murimo, mbatuyeho kugira imbaraga mu ijambo, mbatuyeho kugira imbaraga. urakoze Yesu. ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga kandi kugiye kubana natwe mu magambo yose kandi no mu bikorwa byose, kuko kwe kwiza kukabana n'abantu ba mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom.